none abantu barashaka ko mbyuka mvuga ko APR ikomeye yakaniye noneho ibintu byose aruca abana Mamadusi arataka international cyane reba umuntu arimo araguha passe umuzamu ayohereje neza umaze imyaka aho togahagaze umwata kurimo kumubona imbere yawe nimwebeshe yuko reba n'umupira usubije banze kuzamura amaboko reba ntayimuhaye reba usubijemo nabwanze kuzamura amaboko arayahina ako sinakarebye ahubwo urebe buretse gato usubizemo kuko burya hari igihe umuzamu kubita kuriya wawutera nabwo akawukuramo reba urabona atarayahinnye se doka yarayahinnye yatanze umugabo yarayahinnye yagomba nabwo yarayahinnye ngo adakora ikosa akawukuramo none wagira ngo byuke mvuga ko u Rwanda rw'abanye rutayizamu ugiye guhoza abanyarwanda amarira hano mu Rwanda rutayizamu ngo igitangazane reba amuhaye passe amuhaye assist ariko nawuteyemo yashobora gukora rebound abantu amaboko arayahinnye Karenzi dufite ikibazo abo bantu bose ngo bamenye umupira wareba ukuntu abantu bamakanya kuri Pavel no Flex uzama ararengana rwose arenganira iki babanje kubeshya reba bagaruye iyi video n'umupira yawurekeye mu bwende ibi yabikoze nkana ndetse no gutuma uzama atarambura amaboko reba ukuntu ureba ariko reba ukuntu ureba ugenda amaboko yarayahinnye like bura kazungu ari kintu yamutekereza amaboko ni gutuma uzamu atarambura ewe Yesu uzi nka Pavel yaza kuba yaraguzwe n'undi muntu zuminze utaritade uzanabizi bibi zacimaka uski ibintu ntabibonye garuye iyo video nashyize kuri X Yezu we ariko abaswa bose umuzamu kare no kwisi ugeze ubona umuzamu wawe kurambura ukuboko abaswa barimo kuvuga ngo yaraguhinnye impamo y'Imana ahubwo abaswa barimo kumvuguruza uyu muzamu stade wamuguze uzi yaza kuba yaraguzwe ese match itaratangira reba sha match ntiraba totally unprofessional kare tuvugisha ukuri ibi bintu nge ndifuza ko twirinda kuvuga kuri ibi bintu bitego bagiye barika bikajyamo gutya abakunzi baruhago mureke tubasubirizemo inshuro nyinshi babyirebere mwivugira ibyo mushaka mbere yo kujya ku bitego Pavel na Ruboneka ni usatiriye Ruboneka mbere uko match itangira iba byita bromance noneho ngo Sefu mu gice cya kabiri bariye bibiri ku busa ngo yaje aterura baruboneka bava mu Rwambariro abaterura bariye bibiri ku ne riva yamwe tunuko nta kamera nayo mfite nya kamera ntiyara aho hafi Sefu ngo yaje aterura baruboneka bava mu Rwambariro abasimbiza bwari ubusabane 2-0 ibacyara ubusabane rero murashaka ko mvuga ngo Karenzi abantu barimo kureba Pavel ajya ko nk'ibintu kukima ntayibonye kandi narebye Pavel ntabwo nabyitaye yashobora kuba yatanze yeretse Rayon Sport ko bine muri iriya match rwose byari kuba bine Dawuda yamuhaye igitego rwose akubita poto amwihereye pass sinzi niba mwarabibonye Dawuda cyangwa Mamadusi sorry Mamadusi yabanje kumenya igitego rwose igitego umupira ukubita poto uragaruka abanyarwanda bazabyuka babeshya kwambura igitondo Pavel injira abujije amanota 7 Rayon Sport muri champion igitego cya polisi yapanchize umupira wihera Zidane murabyubuka cyane Zidane awushiramo match ya kabiri ya Gasogi banganya bikari ko acecetse nibeshye ibitego bibiri bya Gasogi harimo amakosa y'Pavel kugira ibyo mvuga kuri match kuko hari icyo nabonye ubwo buranyicaro ariko nicyo navuze Karenzi ndavuga Rayon Sport izajya igura abakinnyi APR yasezereye Pavel ntakwiriye kugwa nyuma ngo APR ngo yibeshye okay abafana mu by'ibitekerezo mutekereza iki kuri ibitego Pavel yatsinzwe muri kuri iki kuri assist Pavel yahaye Togi yanamushota ashobora gukora rebound akawukuramo agahina amaboko icyo ni icya mbere icya kabiri ku gitego cya kabiri wabonye ko roho yarahagaze yanga amaboko arayahina burundu mana we yasiste haye Togi nubwo bwanyije ni umuzamu akwiriye kuba ari mu bafana nubwo kuyati yakora Pavel nge nemera ko ari umuzamu ukomeye nge nakomeje gutaka batikazuba kuri Marine yagize performance nziza cyane kuri Marine wabonye ibitego yakuyemo narabonye ariko kuri Marine ntabwo ari umuzamu akora ibintu nk'ibi Singida urayihaye igitego yayihaye ibitego bibiri reka twari ku Dar es Salaam Chamazi Singida yayihaye ibitego bibiri Rayon Sport itsinze n'icyambere cya Singida rega kirimo amakosa y'umuzamu kurikije hano umukinnyi wa Singida yatereye yashobora gusimbuka umupira akawurenza zamu reka tubyemere ko byamutunguye kimwe rero irashaka cya kabiri ngo ikomeze uyu so Singida igitego ariko kubera ko uyu mupira wacu urwaye uyoboye na batadeo batazi umupira batanabyemera kugirwa inama
arakomeje hawe match zose Kazungu mfiki na Paveri turapfa isambu muranazira. Kazungu afite umuzamu yazanye muri Rayon Sport ngo yitwa Mugisha Yves ubu niko babihinduye ko Kazungu avuga ko Mugisha Yves ari ukwiye kubanzamo ngo ni wamuzanye Kazungu mu myitozo Neriva yarambwiye ati abari mu kipe ya mbere ngo Kazungu ari kugurisha abakinnyi uko bihinduka Neriva ntabizi Neriva aravuga ati mu myitozo Mugisha Yves abari mu kipe ku yo teori ariko ngo nako yatera wa Kazungu ndumva bwa mbere rwose nabwo bavuga ko ari wa Kazungu Kazungu aramuguze mu bantu imfube yavugaga ko agomba kubanza ari gake umutoza ahindura umuzamu icyo gihe yabivuga atangiranye nawe ni umuri yabivuga ingamba z'ubwirinzi bavuga ko Kazungu ari ngo Kazungu yatajya kuva namubona ngo yamuriyemo komisiyo igihagararo cye n'icy'abazamu Kazungu yamuriyemo komisiyo ubwo urumva kuba mvugira Mugisha Yves nahabwa kuko nahabwa amahirwe na Ntwari Fiacre yabanje guhabwa amahirwe yego niba ufite Mugisha turi Dar es Salaam habaye majyana imyitozo ya nyuma bakoze imyitozo ari nabwo nyine Karenzi yavuze niho habaye umuriro nibwo Karenzi yanavuze list bakoze imyitozo ya penalty Mugisha Yves akuramo nyinshi arusha Paveri baravuga ati si ibi no mu nzove arusha Paveri n'abazamu bose bari Rayon Sport gukuramo penalty none turavuga ati kuki se atari wowe wabanza mejo wenda ko habaho penalty abo twari kumwe bati ntawamenya bati Paveri urabona ibi nyine Paveri ni ukomeye na Paveri mu buyobozi bw'ikipe muri rusange icyo ntekereza kuri derby ntabwo nshobora kukivuga Kazungu tukiraho kuri Paveri kuko nta kimenyetso nakibonera hari ikintu icyo ntekereza kuri derby nta kimenyetso nakibonera ntabwo nakivuga hari ikintu ibi byose ni derby ijya gutsindwa 3-0 ibi bintu tubirekerana inshuro nyinshi ntushobora kubona umukinnyi Real yirukanye ajya muri Barcelona ntibibaho mwirukanye utanamuguze ntabwo Rayon Sport yize umwaka ushize kuromborenga afite reka ntacyo yize bago nyine bagakwiye ariko kubera ko nyine batadona mpira bazi iyo bamuhamagaye ukajya guhangana ahita yemera ari perezida z'umupira yavuga ati nibishoboka uratinya kumbwira Paveri uraza no Karenzi tureke Paveri tujye mu banyarwanda uyu munsi shampiyona irangiye aperi gakora list ikiruka ikavuga ati Korode nta masezerano nkuwasi ngushaka ngugereyo ndashaka undi munyarwanda ukina gatatu Clement sinkushaka Ruboneka sinkushaka icyo mutakoze muri aperi mamaranye imyaka myinshi kujya mu matsinda byarananiye ni wowe ntacyo mwamariye Rayon Sport yiti bafata ako kanya yewe rero agitekerezo kivuga ngo kuki aperi yabakuye Justin nemera ko aperi rushareyo abakinnyi beza 100% kuva mu izamu kugera imbere ariko uburyo Rayon Sport ikwiye gutsindwa na aperi ntabwo ari uburyo umuzamu atangamo ama assist agahina amaboko akanga gukura imipira ntabwo ari uburyo aperi ikwiye gutsindamo ucenga mama dusise umuzamu nemera ko still ubushobozi bwa Paveri yakinnye seze ebyiri muri aperi seze ebyiri ngiye ubushobozi bwa Paveri ndabuzi ariko se kuki na match amarine twarabibonye ingingo turiho ni ifite impamvu yabyo Paveri ngiye nemera ko n'uyu munsi ari umuzamu mwiza kurusha Pierre naho bipfira reka ayo muzamu tsindwa korea naho bipfira Lorenzo reka ubushobozi waretse nkavuga nuvuga Paveri none se Omborenga ni umuswa ubushobozi ukuca none se Omborenga ni umuswa reka yavuze ati kuki ariko Paveri ku munsi we ahari yabihisemo ahina amaboko bikajya Omborenga ni umuswa Omborenga ni umuswa Paveri yakuyemo yakoze byagenze bite muri Rayon ntabwo abantu kuri kungingo ivuga ngo kuki ushaka abakinnyi aperi nibyo mvuga nyine ntabwo ari ikibazo cy'ubuhanga cyangwa kutaba umuhanga ni ikibazo Abange akina neza yavuye muri Gorilla ni ikibazo umukinnyi ashobora gukora iki muri iyo kipe ese aje gukina cyangwa yiziye muri business turi kuvuga ngo aperi umukinnyi yarekuye kuki umushaka kandi bengebe aperi ifite ibikombe bitandatu cy'agasuzuguro hano rikari tuvuge neza aperi ifite ibikombe bitandatu wowe urashaka kuki ushaka werekuye kandi ifite bitandatu urimo kunyumva neza aperi irekuye umukinnyi arashaka umurenzi wowe umaze imyaka 6 nta gikombe urashaka aperi yarekuye ubwo se watwara igikombe ntibishoboka ukeneye guhangana na aperi wishakiye abakinnyi bawe muri za polisi muri za AS Kigali muri za Mukura kuki umutima utekereza kujya ndashaka kongera koza amaso ntabwo watwara igikombe bangarure cya gitego cya ni watwara igikombe kuri Paveri aperi yirukanye ntabwo bishoboka byo uri kure aperi mu birometero byinshi niba ushaka igikombe cya shampiyona kuri Paveri aperi yirukanye Omborenga we byarashobokaga yanahenzereye
ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ariko Paveri aheruka guhamagarwa ryari n'ikipe ya Kongo aheruka guhamagarwa akiza muri aperi bwa mbere yatsinzwe 5 hari match yakinnye bari mu akiza muri aperi kabisa yatsinzwe 5 niba baratsinzwe n'ikihe gihugu 5-2 abatsindishije noza yarabatsinze Gambia yabatsinze ibitego match yagomba kubajyana muri kuba karifiye muri karifiye bahita bamuhaga bya Paveri rwose bihita birangiraho yaranyagiwe ni umuzamu warangiye washize ariko mu Rwanda urabona ni abanyamakuru bamurwanya ufite injawuro aregera Tadeo ntamenye ko yamuriyeho amafaranga ngo muranye umuzamu ukomeye yajyaga basinze bamubwiye hano ngo uruswa n'ubuswa ntibitandukana nyine iyo ukoze ibintu by'ubuswa kenshi biragoye gutandukanya niba uko Lorenzo bicamo amarenga ameze nk'aho avuga ko hashobora kuba hari uwamuteguye bibaho mu mupira wabo ntabwo ntekereza muri iyo context yo gutegura Paveri ndabitekereza muri Rayon Sport muri rusange icyo yari ikeneye kuri match ntari buvuge ntari bwinjiremo ese ko Rayon Sport muri match yari ikeneye amanota cyangwa yari ikeneye ikintu kiruta amanota kankorohereza Lorenzo aho ngaho iyi match kuki utageranye na Afrika y'Epfo n'u Rwanda voilà c'est bien mvuga se nyine ndumva ari wo mujyo cyane Paveri yabaye fiacre ukeneye iyi match Rayon Sport yari ikeneye iki iranyibutsa match ya Rayon Sport na Gorilla ku bwa Jean Fidel voilà 3-1 rero niyo yakibanje iranyibutsa rwose iyo match ku iyi match ubona ko 3 ku Rayon Sport ashobora gutsindwa Karenze Rayon Sport ashobora gutsindwa ahari kikaba kimwe ku busa ahari bikaba 2-1 ariko 3 byagiyemo mu buryo turi kubona erega aho byivangiye ntabwo ngewe uko nabonye iyi match na mudu mbere ya match ntabwo ntekereza ko byarase hari akantu kazunga avuzeho gakomeye urabona abantu bagiye gukina derby uburyo babakaniye cyane warebaga abakinnyi bari mu maso muri Classico duhe ifoto ya Skybox ya Rayon Sport ereka bazane n'umutoza noneho bigende neza wa Rayon rwose ibyo niteze kuri hari ikintu kimwe ibyaba byose twemeranye ko Rayon Sport uyireba mu kibuga hayo urwego rwayo ukabona ruri hasi haba umutoza haba abakinnyi Rayon Sport na APR kuzigereranya zombi harimo itandukaniro rinini na bench ya APR yazigetse Emi Kinege aravuze ati nani cyangugo Emi Kinege aravuze ibyo ntekereza kuri iyi match nzarinda njya mu ndahise nkabivuze Emi aravuze ati ko nta bimenyetso nzigera mbibonera Emi aravuze ati abareba gusaba imbabazi ngo bansaba imbabazi ariko Emi buriya akunda kuva mu ikipe iri ku kiranguzo icyo kintu ntabwo ahari akibuka ariko niyo kintu umwibukiraho kuri stade Nyamirambo ikipe yose yatsinzwe mu buryo bworoshye aravuga ati ndabona iri ku kiranguzo Rayon Sport nayo bonaga iri ku kiranguzo Emi urimo kunyumva ntabwo rero ngewe rwose urebe ntunshoke rwose responsibility kuri iyi match ziri muri cage muri stade iyi ni Skybox ya miliyoni 2 urumva aha ni invitation nyine zihabwa ikipe yasuye ziba ari 10 aho merukira siko bimeze ni Skybox n'abantu 10 uri buka interview Tadeo yakoze mu Nzove bategura match avuga ngo mfite abantu bamfasha abo nibo bantu bagomba kujya muri Skybox ngira ngo ajye bivuga umufashije kuri derby ni wa invitation cyane